kumva ukuri hama hamwe tuganira ukuri kuri umuperezida w'u Burundi. Uyu muperezida w'u Burundi maze iminsi nitegeza nkabona ibimuvugaho, ibyo avuga, ibyo abantu bavuga, ibyo baseka. Niyo mpamvu vuze nti reka nkore video. Uzanywe n'ukuri rero hama hamwe ntugira aho ujya tuganire kuri umuperezida w'u Burundi turebe koko uko ibintu bimeze. Amavideo maze iminsi mubona acicikana hirya no hino, perezida w'u Burundi avuga ingenda ajyamo, ibyo akora mu baturage be, ibyo avuga by'amavoka n'ibindi bintu byinshi cyane abantu mbona baseka hirya no hino. Reka nze tubyinjiremo nkwereke isomo bigomba guha abanyafrika, cyane cyane abarundi n'abanyarwanda mbona aribo bashishikajwe no kwirirwa bakwena gusa wagira ngo ntibagira gutekereza. Mbere yo kubyinjiramo rero reka manze nkwibutse nanditse ibitabo, harimo iki cya Ukraine nacyanditse imyaka 10 n'ibiri mbere yuko ibyo bya Ukraine biba, bukeye biraba. Ibyo ntibingira umuhanuzi na rimwe ntibikagira umuhanuzi, kuko abahanuzi tuzi aho baribo: ba Yeremiya, ba Ezekiel, ba Yesaya n'abandi bahanuzi bakomeye bavuganaga n'Imana direct. Ariko nubwo Imana yaguha ibintu ikakuvunguraho gato ntibikugira umuhanuzi. Kubw'ibyo ibyo ngiye kukubwira ushungure, ntubimire bunguri, maze noneho uvane mu kuri. Nanditse n'ikindi gitabo ku Rwanda, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi, uko byagenze, uko byatangiriye, uko byafashe intera kugeza bitwituye hejuru muri 1994, uko byabaye mwese benshi barabizi keretse wenda abato. Bivuze ngo rero ibyo ngiye kukubwira nabyo bifite ireme n'ishingiro, bigusigira ubwenge bwo gutekereza, muzi hamwe nk'abanyafrika aho kwirirwa muhanganye mushwana murwana mufuza. Reka nkwibutse, umuzungu ntatewe ubwoba n'umuperezida n'umukuru w'igihugu wubakira abaturage akabubakira imidugudu, imiturirwa n'imitamenwa. Umuzungu arajwe ishinga n'umuperezida wubaka abaturage be mu mitwe, ubereka ko ibintu byose bishoboka. Ndatanga urugero rw'umuperezida w'u Burundi, ngewe ibyo avuga, yaba abivuga akomeje, yaba abatwenza nk'uko Burundi babivuga. Reka nkwereke guha urugero ibintu yavuze by'amavoka n'ibindi bintu byinshi yagiye avuga. Manze vuga ni ahahise he, ntabwo navuga ko mpazi 100%, ariko wenda dufatire kubivugwa, kubyo akora, noneho turebe n'ibyo abantu bari kumuvugaho bahererekanya ubutumwa bwe hirya no hino. Buriya guhererekanwa buriya butumwa ahubwo ni byiza, kuko abantu benshi bazajya wenda bavuge bati uzi ko wa muntu ashobora kuba yaravuga ukuri. Hari umuntu abonye ari gusangiza abandi hariya uriya perezida w'u Burundi avuga ngo yagiye muri Amerika asanga avoka igura $5. Aravuga ati mfite ibiti 10 by'amavoka iwanjye muhira, nubwo sinkize, Amerika ingana n'u Burundi. Yashaka kuvuga iki? Ariko nzi neza ko abantu baba bumva ibyo ashaka kuvuga, nuko bamushyira hasi bakavuga bati ni ikijuju, ntabwo azi gutekereza, buri gihe atekereza kundya ku biryo. None abaturage bawe batarya bishwe n'inzara, nibyo bari bashaka kuvuga. Abaturage bawe bishwe n'inzara ukazamura ibiturwa n'amazu, ntacyo bivuze, kuko babaturage ntibasubira inyuma bakavuga ati inzara iraturembeje kabisa, nta n'amadolari 2 cyangwa 10 cyangwa 5. Urumva ko ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga n'ibyo bataka ni ibintu bitandukanye. Yavuga y'amadolari 5 muri Amerika yavugaga nawe bya biti 10 afite, akavuga ati none nanjye sintunze dumugwiza tunga. Yes, nibyo, kuko ibihugu bidushyira hasi kugira ngo bisahure. Ibaze nawe impamvu ayo mavoka ava muri bihugu bya za Brazil, za Mexique, za hose ntibaye bayavana muri Afrika. Nukuvuga umunyafrika aramutse afite nk'ibyo biti 5 akajya yohereza ayo mavoka, niyo bamuha $1 cyangwa 2, nibyo uriya perezida ashaka kubabwira, wabukize. Ahubwo wakavuze uti
kuki izo avoka wenda ziri aho ngaho zibora cyangwa zikabura zirya cyangwa zigapfa ubusa. Ibaze nawe byibuze buri avoka imwe ubona cyangwa mu biti ubona hirya no hino iramutse ibyaye $1 cyangwa $2 byibuze. Ibaze nawe amafaranga yabarimo. Nibyo yashaka kubabwira, niko butumwa yashaka kubabwira. Ndabaho urugero, yagiye ababwira ati mukore, akagenda agahinga akikorera ibintu by'imifuka ubona bayikorera biriya byose ni uguca bugufi kugira ngo wegere abaturage, bikwera ku rukundo umuyobozi afitiye igihugu cye n'abaturage kugira ngo batere imbere bave muri ryaza bwonko bakorewe n'abazungu, noneho nabo biteza imbere bahereye ukwihaza ku biribwa n'ibintu nk'ibyo. Reka ngurugero none abazungu nakubwiye uko bakora. Buriya uriya perezida w'u Burundi ni uteye ikibazo cyane ku bazungu kurusha undi perezida wundi wese namuvuga muti ari guteza abaturage b'imbere. Kubera iki? Kubera ko uriya perezida ajya hasi mu baturage agakora akerekana ibyo abaturage bagombye kuba bakora. Niyo mpamvu agomba kuba ikibazo gikomeye cyane. Aho bibera ni hehe? Ubibonera kubera abantu bagenda bahererekanywa izo nkuru, ibyo bayavuze bamunenga bamukwena kugira ngo babiteshe agaciro. Ntiwanamenya aho iyo propaganda iba yavuye kugira ngo bamuteshe agaciro, bereka abaturage ko adashoboye. Ndaguha urundi rugero rufatika. Iyo abazungu bakweretse ngo turi kumwe jya ubitaza ahubwo wowe wirukanke ujye kure. None dore ikibazo cya Kongo kirateye. Abantu benshi nzi ko perezida w'u Burundi bari kumupingira wenda kubera ko yiyometse ku ruhande rwa Kongo. Ibyo nabyo ni tuzaganira. Nakubwiye ko Afrika kugira ngo ibohoke, Kongo igomba kubohoka, wabyanga wabyemera. Uriya perezida w'u Burundi rero bo babibonye kare. Abazungu nta mupango mwiza bafite Afrika. Abarundi rero babibonye kare. Abarundi, abakongomani bamaze kubyumva, abatanzania barabyumvise, abanyakenya barabizi. Abantu basigara ibikoresho by'abazungu ni abanyarwanda gusa. Nabo nuko bagiye kubyiga mu buryo bukomeye. Mu buryo bukomeye gute? Kubera ko Amerika ifashe ibihano, Uburayi nibwo bwari bwabanje, none dore n'Ubwongereza bwaje. Narabibabwiye, narakubwiye nti abazungu bagukina umukino bakagutererana hirya no hino bakagutererana. Umunyamerika avanga gukora nabi agagupasa umufaransa, umufaransa agagupasa umubirigi, umubirigi agagupasa nde Umwongereza uza nyuma yigize nk'umumarayika w'umucyo kandi ari we satani ya satani. Dore niko bigenze. Ababirigi baratangiye baravuga bati tubafatiye ibihano by'ubukungu. Bidateye kabiri umuryango w'Uburayi tubafatiye ibihano by'ubukungu. Hataho abanyamerika ngabo bari gutanga ibihano ngo kuri Kabarebe. Urabyumva? Bitabyavamo bikirakonje, bitajyakonje bigishyushye nako. Abongereza nabo tubafatiye ibihano, tuwewe turabona ibintu mukora, tugiye ku ruhande rwa Kongo. Urabibona? Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo bamaze gukora plan, bari kwinoza neza, bari kwereka bati ubu none rero tugiye kugira gute, tugiye kubishyira mu bikorwa, tukwereke uko bimeze. No kuvuga ngo rero ibyo byose abantu bose bakurikira abazungu niho babajyana, baragize bakabajyana bakabashyira muri iyo nguni, mugasanga nta numwe ukibaha n'amazi yo kunywa cyangwa se ubaha umuriro, nta wabaha mudacana waka. Niyo mpamvu rero abantu bari kuvuga ngo perezida w'u Burundi ngo ni ikirofa, ngo ni ikijuju. No, ahubwo byanyeretse ko biri kunyereka ko abanyarwanda, abarundi benshi bagifite ibibazo mu mitwe by'imyumvire. Uzarebe ingero za Basankara, tuvuge ngo uyu perezida w'u Burundi atangiye avuga kuriya ibyahise hahe, njye ntabwo mpazi, ntabwo nabyinjiramo, njye ndinjira mu byo mbona uyu munsi. Birayi nababwira ibyo akora, nubwo ari utuvideo duto bakatakata bakadushyira aho ngaho, noneho bakaduha undi mujyo wo kugira ngo abantu baseke, bakavuga ngo ni umukomediye, bakavuga bati ibintu arimo arakina urwenya, ntabwo azi ibyo ari byo. Ahubwo uriya perezida agomba kubahwa, kuko niba koko ashaka ko abaturage bazamuka, niko Afrika izazamuka. Afrika izazamurwa n'abantu b'ibihugu byabo, cyane akarorero nka Ibrahim Traoré wo mu Burkina Faso. Ahari kubera iki? Ahari kubera ko habaye Sankara wemeye akamena amaraso ye, kugeza aho none abaturage bose bumva ko byanze bikunze
uko byagenda kose igihugu wakwemera ukagipfira. Yabaye igitambo gikomeye kubera ko ubu muri Burkina Faso bazi neza umwanzi wabo ninde, ni Umufaransa n'umuzungu muri rusange, bitandukanye n'abazungu, bari kwihaza mu biribwa, barakora ibintu byose, urabona ko bameze neza. Nukuvuga ngo n'abarundi nabo barabyumvise, bafata ibihano ntacyo byabatwaye, bari kuzamuka. Niyo mpamvu abazungu ntibashobora kujya imbizi nuriya mu president umeze kuriya. Bashaka aba president bakora ibikorwa bya mabonesho gusa, abaturage inzara inuma munda. Niyo mpamvu nawe gusaba nimba waseka gura mu president w'Uburundi, musaba imbabazi cyangwa se ahubwo nawe byandi kuvuga uti do, ariko mu president byavuga buriya ntabwo ufite shingiro. None abaturage Rwanda rwa giseseka bataka iki cyambere, inzara, kutagira ibibatuwa, kutagira ibyo barya. Umuperezida arakubwira ati dore rya wihaza, dore ko wahinga, dore ko wabigenza, ndikorera imifuka nkwereke ko wajya guhinga ukeza ukajya usarura mu murima wawe. Umunyafurika umunyarwanda n'umurundi ukamukwena ukamuseka, ibaze kabisa. Ibi narabyitegereje ndavuga ni Abanyafurika Abarundi n'Abanyarwanda turacyafite ikibazo. Reka nangiriza aho ngaho, tuzagaruka utaha wenda tubisubiramo bitewe n'ibyo muzamwashyize aho ngaho. Nzi ko benshi bagira ngo babaye impumyi yabo mu mitwe yaba n'amaso yabo, ariko igihe kije bagiye abasekaga bose, iriya ntambara muri kara karere izasiga abantu bose batuje, bavuga bati isomo turaryize, noneho tumenye umwanzi uwo ari we, nibwo muzabona icyo umuzungu cyari cyo ntabwo murabimenya. Ngaho rero andika icyo utekereza, uganire neza, udatongana udatukana, noneho twuzuzanye tuzamuke twubake ibihugu byacu, aho kugira ngo dusenyane nk'uko abazungu babishaka. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, todahaba tov meyor.